Yo walishatambuka kujenerali. Kujenerali kule mlishatambuka kule. Usharudisha makofi. Makofi ziko hapo. Confirmed M23 yamaze kuba igera hano muri centre ville cyangwa se hano ibukavu mo hagati rwose yamaze kuba igeramo confirmed. C'est l'entrée du M23 à Bukavu, applaudi par toute la population. Ici nous sommes précisément à Bouindi, commune de Bagira. L'entrée, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé Kavumu et ils sont bel et bien entrés dans la ville de Bukavu. M23, voici les cortèges du M23, applaudis par la population qui pillait l'abraliment. La population est en train de piller l'entrepôt de l'abraliment. Et voici le M23 ce matin qui fait son entrée dans la ville de Bukavu, applaudi par la population. Voilà, c'est ça l'information. Nkuko bisanzwe turi kubakurikiranira ibiri kubera no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibintu bikomeye cyane kandi mu byukuri twavuga ko biteye ubwoba. Mu gihe rero inkuru zirimo zigenda ziba updated kuko buri munota buri saha ni updated. Nijoro hari inkuru zavugwaga, muri iki gitondo nanone hari zizindutse zivugwa, ni nabyo turimo tubahereza. Ariko video dutangiranye ni video yongeye gukurura amarangamutima y'abantu. Ntekereza ko nimba wabonye neza ni M20 abo basirikare mubona naba M23 ready. Baratambutse ku baturage barimo barabahereza, sinzi ibyo bari kubarena nimba ari igikoma bari batetse cyangwa se iki, ariko ni igikorwa cy'urukundo uko bari kwitwara, uko bari kureactinga biragaragaza. M23 icyo irwanira nacyo birakigaragaza bitandukanye. Ntekereza ko ari umuzarendo unyuze ku muturage nk'uyu nguyu yamwica mwoka byaramwe yamurasa, ariko ni M23 baratambuka bafitanye urukundo n'abaturage urabona ko bari gusangira kandi mu byukuri baranishimye. Nubwo mvu umuturage yavuga ati general harimo akantu k'ubwoba, ariko byanga bikunda umusikara M23 warabiza akazi ariho missionary warayizi ntabyo guhotera abaturage. Nibyo rero biri kugaragara hariya, nibyo bikomeje kugenda byumvikana. Ninyota bafite, ngira ngo murabona urugendo babakoze, baragenda n'amaguru barigarurira nyine ibice bakoze urwo rugendo n'amaguru, bakarushaho none no kongera gusabana n'abaturage nk'abantu mwe. M23 mubona aba basirikare bayo bafite ikinyabupfura, bafite ukuri barwanira kandi kugomba gutsinda. Nagira ngo muntize umwanya hanyuma tugaruke ku birebana no kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu ku ruhande rwa M23 nyuma y'inkuru zose zakomeje kugera zivugwa, yewe tukanabona video zigaragaza abasirikare ba FARDC bari muri Lompoy. Ngira ngo wenda mwihangane nazindutse ndi codinga inkuru y'ibyabaye ku mugoroba, ariko nubundi zira video za M23 yinjira muri bira bice bya Bukavu nanone za mu gitondo zari zitarasoka, kuko ni mubona zino footage ni footage zafashwe mu gitondo saa 12 muri ayo masaha buri mu bugenda buki. Ne navuye muri studio, niyo mpamvu mubona iri nkuru muri kumbwira ngo ntagiri update. So ariko noneho ibyo inkuru nabarekuriye mu kanya ni yarebanaga nuko kwinjiramo. Ndagira ngo munize umwanya tugaruke akantu ko kandi ni igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaragara ko intambara ikirimo ishobora gukwira mu karere kose. Ibya Uganda byo kujya hariya Ibunia muri Ituri, ndababwiza ukuri ko yamaze kuba igerayo. Ibyo byose reka mwihangane mbanze ntumike gato, ubundi nze turambure byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera nta mpamvu yo gusiragira? Igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango ivadikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejwe ko kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse nabo gutera akabariro byanze,
maze aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi. Namwe mwatekerejwe kuba ari imahanga, namwe ntabwo twabibagiwe kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira 0782329392. Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Nyuma yo gutumikira abadutumye, twari tugikomoza kuri iyi video yagaragaje umusirikare wa M23. Abaturage niba bari kumuha amazi simbizi, ntago ari umwe ni babiri. Urabona ko batambukaga bagenda, hanyuma abaturage bo bari gutanga amazi cyangwa se niba ari igikoma. Urabona ko mu by'ukuri ni umusirikare wa M23 udafite ikibazo na kimwe, ndetse n'abaturage badafite ikibazo. Nari mbabwiye nti uyu musirikare ndababwiza ukuri ko Imana aramutse ari umuzarendo, aba baturage yaba yamaze kubica, yaba yabarashe. Nahoze mbereka video zitandukanye zigaragaza abana b'abazarendo bato cyane binjije mu gisirikare. Ibintu biri kubera hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakomeye cyane, birakomeye cyane ibikomeje kwavugwa. Ikindi nababwira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ibirebana n'iyi mirwano ikomeza kumvikana mu bice bitandukanye, ibirebana n'ibikorwa bya M23, birasa nkaho ari ibintu bibiri. Harimo umuntu urwanya ukuri, ariko kandi hakazamo n'undi muntu nanone urwanira ukuri. Uwo ninde? Ni M23. Kugeza amagingo ya bacyari gushabika ngo bari kubaraza gufata uriya mujyi wa Bukavu, ariko mu gihe bitarabaho, ubwo turagumya dutegereze tubahereza amakuru turi kugenda tubona. Ariko nuko nguko bikomeje kwitwara kuri ku butaka bwa kiriya gihugu, nuko nguko bikomeje kumera. Izo video muri kubona M23 irimo iratambuka, aho yatambukaga yinjira, deje ubu yamaze kugera mu bice bimwe na bimwe. Benshi bibazaga ngo ese ko twabonye video ku mugoroba, hari abazibonye n'abatazibonye. Abatazibonye ubwo bongeye baragaruka mu nkuru zabo ziri update. Ko twabonye abasirikare ba FARDC binjira muri uyu mujyi wa Bukavu, baba usohotsemo, tukatubonye andi M23 winjiramo, bya bimeze gute? Uyu mujyi wa Bukavu rero ndagira ngo babwize kuri ko urimo ingero ebyiri. Nubwo M23 twe twatangaje ko yageze mu mujyi wa Bukavu, ntabwo yigeze igera mu mujyi rwagati hano i Bukavu, habwo yagiye ijya mu nkengero kuko hari hakirimo haduye. So kugeza aka kanya, kugeza uyu munsi wa none, uyu mujyi wa Bukavu urimo abasirikare bombi, buri umwe yita undi haduye. Harimo abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC, bo ni benshi, hakaza n'abasirikare bo ku ruhande rwa M23 mu bice bimwe na bimwe. Bivuze ngo ntabwo waza ngo uhite wemeza n'uyu nguyu uri gukontorora uyu mujyi. Gusa turacyategereje statement ya M23 yuko yakwemeza ko yafashe uyu mujyi wa Goma. Gusa Kinshasa bemeje ko umujyi wa Bukavu ari bo bawufite, kangira ngo video nabo ziri kubageraho, nubwo bafunze imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe, ariko ntekereza ko hari ibiri kubageraho. So ubwo rero umujyi wa Bukavu urimo abo basirikare b'ingeri ebyiri, buri umwe yita undi haduye. M23 yamaze kuba iwinjiramo, ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe ba FARDC bacyawurimo. Isa n'isa dushobora kumva guturika kw'ikintu gikomeye cyane, mu gihe FARDC nabo bafatanya badakoze withdraw ngo babi bawuvamo. Ikindi kubibazaga ku basirikare b'abarundi, abo baragiye, bamwe bari hariya muri za Uvira, abandi barambutse bagiye mu gihugu cy'u Burundi, bagiye wabo kuko muri ko bari banasabwe ko bagomba gutaha. Ngaye ngoko rero nuko ibintu byose bikomeje kugenda byitwara kuri bano basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi, kuri abasirikare ba FARDC, kuri M23 nuko bimezeyo. Murabona barimo baragenda bayihereza ibyo kunywa, ntabwo tuzi ngo ni iki, ntabwo tuzi ngo ni amazi cyangwa se ngo ni iki. Icyo tubona nuko ari mu rugo rw'umuturage, icyo tubona nuko ari mu rugo rw'umuturage rwose. Ibi byose bikomeje kugenda bibera. Biragaragara ko kugeza amaginga ya kubirebana na M23 n'abaturage,
bamaze kubimenya ko icyo bari kubahereza nabo ni umutekano wabo, icyo bari kurwanira ni ukwishyira ukizana kw'abaturage bose, nk'uko amakuru n'ubundi akomeza kugenda abigaragaza muri rusange. ngira ngo ni nako rero bikomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara, niko bikomeje kugenda byitwara kuri ayo mashusho mukomeje kugenda mubona. Ni uburenganzira bwabo bari kurwanira, nicyo babwira n'ubundi muri rusange. Kuzirebana n'izi nkuru za M23 ndetse no kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu, update zose turaza kugenda tuzibagezaho tubereka uko bimeze nuko bikomeje kugenda byitwara, kuko ngira ngo birakomeza kugenda byisukiranya ku bwinshi, byisukiranya. Ibyo byose rero nuko nguko bikomeje kugenda bimera muri rusange. So nubwo bimeze uko nguko rero nabwiye nti intambara ishobora kuba intambara y'akarere kose. Igihugu cya Uganda cyamaze kuba kigera i Bunia, ni muri teritwari ya Ituri, aho bivuga ko bagiye gutabara abaturage bo mu bwoko bw'Abahima bakomeza kwicwa umunsi ku wundi, ndetse amakuru akaba agaragaza yuko mu gihe ibikorwa byose bikomeje kugenda byumvikana, ariko M23 ndabona yamaze kuba agira ifata, ariko urumva yagezemo gukonfirma ko yawufashe. Ibyo ngibyo mu kanya turaje wenda tubimenye, wenda wasanga n'ubundi kuri codinga babikonfirmye. Ariko icyo nababwira cyo nuko M23 Bukavu amakuru aragaragaza ko yamaze kuba ihasesekara, yahasesekaye, ndetse ndabona no muri rompuwe yagezemo, muri rompuwe confirmed. M23 yamaze kubigera mu mujyi wa Bukavu rwagati, confirmed, yamaze kuba igeramo rwose. Hasigaje kubikonfirma muri izi nyandiko mu buryo buri diplomatique ko bageze muri uyu mujyi wa Bukavu, ariko urabona ko bamaze kuba bagiramo. So ngaye ngukoro nanyi babwira nti intambara ishobora kuba y'akarere. Ingabo z'igihugu cya Uganda kuri ubu tuvugana zamaze kuba zigera hariya i Bunia muri teritwari ya Ituri, niho bari, ndetse biravuga ko amasaha bari batanze yamaze no kuba arangira. Amasaha yarangiye, igisigaje nuko abatashyize intwaro hasi ubu tayari kagiye kubabaho. Ngaye nguko rero confirmed M23 yamaze kuba igera hano muri centre ville, cyangwa se hano i Bukavu mo hagati rwose, yamaze kuba igeramo, confirmed, yamaze kubigiramo rwose, nkuko bikomeza kugenda bigaragara muri rusange. Ubwo rero nuko bimeze, reka tubakurikiranira uko bimeze. Iyo nkuru y'Ibunia wenda turaza kongera tuyigaruke twanabonye amashusho abari muri groupe turayabahereza ku gihe akitugeraho. Ubwo abatarimo murebe link aho hasi mu joining.